kandi ibimenyetso bigaragaza ko Kristo agiye kugaruka. And the sign that really shows that Christ is in his way. 2019 narindi hano biti Betifage hafi n'umusozi wa Elayono. In 2019 I was in a place called Betifage nearby Olive Mountain. Narindi kumwe n'abayuda. I was with Jews. Barimo batubwira ngo mbere ya Yesu Kristo yari umuyuda ukijijwe witwa Yoni. They was telling us that there was a Jew called Johnny who was saved before Christ Jesus. Icyo gihe batambaga inka y'umutuku ngo none nubu inka y'umutuku yarongeye iravuka muri Israel. That at that time they used to give out a sacrifice of a red cow, and even today it has restarted. Icyo gitambo baracyiteguye. They are ready for this sacrifice to remain. Mumbwire ngo naka kanya wataha. Tell him that even right now you can go. Ngiye naramwinginze ngo azasange ku Gatuti ndimo mbwiriza. I asked God so that he can meet me on the pulpit preaching. Dore bizahita biba rero. Look at what will happen. Abantu bazahita baterana. People will gather. Will hear from the trumpet of the Lord. Ngo kuko umwami ubwe na marayika. That because the Lord and the angel. Azagarara ku bicu akavuza impanda. They will stand on the heaven and cloud. They give out the trumpet. Ngo maze abasinziriye bakazuka. And those who were dead resurrect. Ngo natwe abazaba bakiriho. And those who will be alive. Ngo dufite ibyo byiringiro. We have the same hope. Ngo tuzahita duhindurwa. We will be transformed. Ngo ahita dusanganira umwami wacu ku bicu. And we meet our King in heaven. Ngo mumaranishe imibabaro. You take off your sorrow. Kubwirana ayo magambo. Telling each other those words. Mbwirira abantu batatu ngo hari uguhindurwa kuzabaho. Tell 3 people that there is a transformation. Hagiye kubaho guhindurwa. There's going to be a transformation. Hagiye kubaho guhindurwa. There's going to be a transformation. Hagiye kubaho guhindurwa. Ibintu byinshi mu gihe gito. We are going to talk about a lot of things but within short time. Ndashaka nibuza mu bintu nari nazanye wenda bigera mu ijana reka mbabwiremo nka 40. I want at least in 100 things I brought I talk about 40. Nimuvuge mwese ngo haleluya. Say hallelujah. Tusomye ijambo rivuga ngo ubwami bwawe buze. We come to read the word that says may your kingdom come. Nkorera mu kiganza cy'umuntu mwegeranye mubwira ngo uyu munsi wa none Imana ikwigishe gusenga. Touch in the hand of the people next to you, tell him that may God today teach you how to pray. Naguranyumva. Uyu munsi Imana iza kuza kukwigisha gusenga. May God teach you how today to pray. Uve ku rwego rwo gusengera mu kavuyo. Be out of the level of praying among many people with no line. Abigishwa ba Yesu. The disciples of Jesus. Baramwegereye baramubwira ngo mwigishe. They went closer to him and they told him that teacher. Twigisha gusenga nk'uko Yohana yabitwigishaga. Teach us how to pray the way John Baptist taught his disciples. Yesu arababwira ati. Then Jesus told them that. Nimuzajya musenga. If you're going to pray. Mujye muvuga ngo data wa twese wo mu ijuru. Say Father Lord. Ubwami bwawe buze. Hallowed be your kingdom. Izina ryawe ryubahwe. Hallowed be your name, let your kingdom come. Icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa. For whatever you want to happen in the world as well in heaven. Iri jambo. This word. Wamenye gusengera mu bwami. If you know how to pray in kingdom. Hari ubundi bwami butakwegera. There is other kingdom which can come closer to you. Turi mu giterane kivuga ngo. We are in a conference that has a theme saying. Ihuriro ry'ibihanda ry'ubwami. The giant convention. Ntabwo wamenya amahame y'icyami utaraba umwami. You can't know the principles of kingdom while you're not a king. Ese umuntu usenga rino sengesho ninde? Who is the person who pray this prayer? Ni umuntu mbere ya byose wabanje kwemerera ubwo bwami. It is a person first of all who understand this kingdom. Ubwo bwami babwemerera bati. How can you allow this kingdom to work in you? Mbere ya byose nuko ugomba kubanza ukaba umwana w'ubwami. Before everything is that you can become a child of the kingdom. Yohana rimwe. John chapter 1. Biblia ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo. The Bible says that before there was the Lord. Kandi ijambo yahoranye n'Imana. And he was with God. Kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. And in everything he was created by him. Ageze ku murongo w'icumi. To 10. Yaravuze ngo. He said. Aravuga ngo yaje mube. That he came in his people. Abe ntibamumenye. But they couldn't know that he was the one. 12. On 12. Icyakora abamwemeye bose. But he who understood and believed in him. Bakizera izina rye. And they believed in his name.
yabahaye He ubushobozi gave them the power bwo kuba abana b'Imana. to be called the children of God. Aba ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri, They were not born by flesh or blood, ahubwo abo babyawe n'Imana. but they were born from God. Pawulo yandikira Abaroma While Paul takes to the Romans, igice cya 10 umurongo w'9, chapter 10, verse yaravuze ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, he said, if you confess with your mouth that Jesus is the King, ukabyizeza umutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, and you make your heart believe that he was resurrected among the dead, uzakizwa. you will be saved. Ninde wemerewe gusenga rino sengero? Who is allowed to pray this prayer? Ni umuntu watuye ko Yesu ari umwami n'umukiza akabyizeza umutima. It is a person who confessed that Jesus is the King and Savior, and he made his heart believe. Yohana 3:16. John chapter 3, verse 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, As the Lord loved the people in the world, byatumye itanga umwana wayo it w'ikinege, has made him give out his only begotten Son, kugira ngo umwizera wese so atarimo, that he who believes in him won't perish, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. but he got granted eternal life. Reka twihutere. Let's go quickly. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu, When you come to receive Jesus, ni ubundi bwami aba yakira. it is a new kingdom that you receive. Muri protokole yo mu isi, In the world's protocol, iyo umuntu yari umuntu usanzwe, when you were like a normal person, akaba ari nka diregiteri w'ikigo cy'amashuri, maybe you were a headmaster of a certain school, igihe kikagera akiyamamaza, to a certain moment you want to be elected for any post, akaba perezida w'igihugu. you become a president of a country. Noneho simvuze umwami, I don't mean a king. mvuze perezida ubwabyo. I say the president of the country. Uwo mwanya Immediately, ntagongera kumugeraho nk'uko wamugeragaho. it doesn't stay easy for you to get closer to him as usual. Abana be His children, mwajyaga mwirwa mukina baro uko mwiboneye, you used to play football as you want. nimwongera kubona nuko bibonetse. You never meet him as usual. Aba bana bahita bahabwa protokole, Those children got protocol. kandi protokole irinda se w'umwana And the protocol that protects the father, nayo ni nayo irinda umwana. it is the same which protects children. Ntega amatwi, ndashaka kukwigisha ubwami. Listen to me, I want to teach you about kingdom. Numara kukimenya, If you got to know this, nta murozi uzongera kukuroga ngo byemere. there is no witch doctor will more witchcraft on you and it work. Impamvu babaroga bikemera ntabwo muri abami, The reason why the witchcraft on you and it work is because you're not yet king. ni murisobanukirwa You yet know who you are ngo mumenye abo muri bo muri Kristo Yesu. and know who you are in Christ. Yohana yavuze ngo uwo yahozeho. John said that he was there even before. Igitabo cyo kuva In the book of Exodus, 13:17 chapter 13, verse 17, kugeza 21, up to 21, Bibiliya iravuga ngo the Bible says that ngo Farawo akire kubwo bwoko bugenda, after Pharaoh released these people, ngo Imana niyemera ko baca mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya, God didn't allow them to pass in the way of Philistine, ngo nubwo ariyo yari inzira y'ubusamu, even though it was the quick way for them. ngo kuko Imana yibwiraga iti Because God was thinking on his behalf. ngo abantu be kuzabona intambara, For the people never face battles, ngo bicuze basubize amaso muri so Egiputa, that they can regret and take back their eyes to Egypt. ngo ku manywa yababeraga inkingi y'igicu, That to the day he was a cloud, nijoro ikababera inkingi y'umuriro. and tonight he was a cloud of fire. Iki gicu ninde? So what's this cloud? Vuga ngo ni umwami Yesu. Say is King Jesus. Iyi nkingi ninde? What's this pillar Yakaga nijoro, which used to finance during night? ni umwami Yesu. It was the King Jesus. Bibiliya yavuze ngo uwo yahozeho. The Bible says that he was there even before. Ntabwo Yesu ari umwaduka, Jesus is not an upcoming one. uwo yahozeho mbere na mbere. He was there even before. Haleluya. Hallelujah. Umuntu wese amuvuga bijyanye n'uburyo yamubonye. Everyone speak about him depends on the way you met him. Ubonye Yesu ukiza urupfu amuvuga nka Yesu ukiza urupfu. The one who sees Jesus healing from death, he call him Jesus who heals. Ubonye Yesu ukiza inzara amuvuga nka Yesu ukiza inzara. The one who see him like the one who can rescue you from hunger, he calls him that way. Abraham, igitabo cy'Itangiriro ibice 22, In the book of Genesis chapter 22, yagenze urugendo rw'iminsi 3 he had a journey of 3 days. ari kumwe na Isaka. He was with Isaac. Uru rugendo rw'iminsi 3 This journey of 3 days, rushushanya iminsi 3 Yesu yamaze mu gituro. it means 3 days Jesus have spent in the grave. Hey! Hey, Wowe brother, you,
bijyanye n'igihandi uhagazemo ni wowe ugiye kwisobanurira Yesu. Depends on the side you are in, you're going to explain for yourself who Jesus is. Uru rugendo rw'iminsi 3 This journey of 3 days ni wanditse igitabo cy'Abaheburayo is the one who wrote the Hebrew book, igice cya 11 chapter 11. yaravuze ngo kwizera He said faith niko kwatumye Abrahamu is what has made Abraham agarurirwa Isaka nk'uzutse. was giving Isaac like the one who was resurrected. Uru rugendo Abrahamu yakoze na Isaka This journey that Abraham and Isaac had, rwashushanyaga iminsi 3 Kristo yamaze mu gituro. it had a meaning of 3 days Jesus spent in the grave. Isaka Isaac yagiye nk'igitambo. went like a sacrifice. Yesu nawe iriya minsi 3 And those 3 days for Jesus, yayimaze nk'igitambo it cyatambiwe was isi. like a sacrifice for the world. Komera Imana mashini buri munyumva. Apply to God if you can hear me. Haleluya. Hallelujah. Hey. Hey. Abraham ageze ku musozi Moriya getting to Moriah mountain, abona umwana w'intama. he saw a sheep. Iriya ntama yabonaga That sheep he was seeing, ni Kristo. it was Jesus Christ. Iyi ntama irongera kugaruka And it came back mu gitabo cy'Ibyahishuwe in the book of Revelation, igice cyawo cya 5 chapter 5, ngo mbona yicaye kuri ya ntebe that I saw the one on the seat, w'igitabo mu kuboko kw'iburyo and he had a book in the right hand. cyari cyanditswe imbere n'inyuma, It had some scriptures before and behind. cyari gifatanyishije ibimenyetso 7 by'ubushishi. It was closed by 7 signs. ngo habura uwo mu ijuru, That to heaven it missed a person, ngo habura n'uwo mu isi, even in the world, ngo wabasha kubumbura kiriya gitabo. who can open this book. ngo ni uko umwe muri ba bakuru But one of the elders, arambwira ngo wirira Yohana, he told me that don't cry, John. dore intare yo mu muryango wa Yuda, Look, the lion of the family of Judah. igishyitsi cya Dawidi, The one from Judah family, from David. aranesheje. He's now victorious. ngo Yohana akimubona While John saw him, ngo ntiyamubonye he nk'intare, didn't see him like a ngo lion. yamubonye nk'umwana He w'intama saw watanzwe. him like a son of a sheep who was sacrificed. Yesu aza mu isi Jesus, while he was coming in the world, ntabwo yaje nk'intare, he didn't come like a lion. yaje yicishije He bugufi, came humbling himself. yaje nk'intama. He came like a sheep. Yesu mwabonye nk'umwana w'intama, While Jesus was seen like a sheep, agiye guhagarara ku bicu ameze nk'intare. he's now going to stand on the cloud like a lion. Hey! Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, Where Paul texted the Thessalonians, mu rwandiko rwa mbere igice cyawo cya 4 umurongo wa 13, chapter 4, verse 13, yaravuze ngo nukorera bene data, said, behold and brethren, ngo nidushaka ko mutamenya ibyo we basinziriye, don't want you to know for those who were dead, ngo kugira ngo mutababara nk'abandi badafite so ibyiringiro. that you won't be sorrowed like those with no faith. ngo ubwo twizera ko umwami wacu yapfuye akazuka, That as we believe that our King died and resurrected, ngo tuba ariko twizera ko Imana izazanana na Yesu let's abasinziriye be muri the we. same that we believe Jesus will bring those who were dead with him. ngo iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami And this wacu, is what we tell you from our Lord King Jesus, ngo yuko abazaba bakiriho that those who will be alive, tutazabanziriza natwe abasinziriye kumva impanda ya Kristo, we will hear from the trumpet of the Lord, ngo kuko umwami ubwe na marayika that because the Lord and the angel, azahagarara ku bicu akavuza impanda, they will stand in the heaven and cloud and give out the trumpet, ngo maze abasinziriye bakazuka, and those who were dead resurrect, ngo natwe abazaba bakiriho, and those who will be alive, ngo dufite ibyo byiringiro, we have the same hope. ngo tuzahita duhindurwa, We will be transformed, ngo ahita dusanganira umwami wacu ku bicu, and we meet our King in heaven. ngo mumaranishe imibabaro, You take off your sorrow, kubwirana ayo magambo, telling each other those words. mbwirira abantu 3 ngo hari uguhindurwa kuzabaho, Tell 3 people that there is a hagiye kubaho transformation. guhindurwa, There's going to be a transformation. hagiye kubaho guhindurwa, There's going to be a hagiye transformation. kubaho guhindurwa. hagiye kubaho guhindurwa kw'abana b'Imana. There is going to be a transformation to the children of God. Iyo ni impanda ya mbere. That
That is the first trumpet, izazura abapfuye, which will resurrect the dead. hakabaho guhindurwa kw'abafite ibyiringiro. And we gather transformation to those with faith. Hazaba umubabaro ukomeye, It will be an amazing sorrow. umwuka wera azaba akuwe mu isi. The Holy Spirit will be taken out of the world. Mbwirira abantu batatu ngo icyo ukora gikore mwuka wera kigendagenda mu isi. Tell the people next to you that do whatever you need to do while the Spirit of the Lord is still working. Icyo uvuga kivuga umwuka wera kikuvugisha. Niba ari umuntu ubabarira, mubabarira umwuka wera ugikorana nawe. Niba ari usengera, musengera umwuka wera arimo agendagenda. Hey! Hallelujah! Hallelujah! Bili solema. Pila. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo uko koroha guhari nuko umwuka wera kihara kibyoroshye. Tell the people next to you that this way you see things are still easy. It's because the Holy Spirit is still here. Umubiri wavuyemo umwuka uraremera. The body with no breath becomes heavy. Umubiri wavuyemo umwuka urabora. The body with no spirit decay. Ariko umwuka wera namara kutuvamo, but after the Holy Spirit be out of us, azamukanye n'itorero, going with the temple, umubiri uzaremera. the body will be heavy. Oya, mbwirira abantu batatu ngo uhawe amahirwe yo kubabarira umuntu uwo ari we wese kubera ko umwuka wera aracyahari nko kukwemeza no kugushoboza. Tell three people that there is a Spirit of the Lord which is still there to enable you. Hey, 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 hey. Uwo ni umuzuko wa mbere. That is the first resurrection. Itorero rimaze gutaha, After the church of the Lord be tutiko taken, sore bari, Posela mesito bevore, Elande kotedra binisilema. Nekota binasia. Abantu bamwe bazahita batangira kubwirana. Some people will start telling each other. Nkorera ku muntu mwegeranye mubwira ngo ni ubwami buzaba bwaje. Touch the people next to you and tell him that it will be the presence of the kingdom. Mumbwira ngo abera tuzataha. We holy people, we shall go. Nyamara abera tuzataha. We shall go. Nyamara abera tuzataha. We shall go. 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 Nyamara abera tuzataha. Nyamara abera tuzataha. Nyamara abera tuzataha. Kurenga ibicu sabwira iyi sura beho. Tumara kurenga ibicu zabwira isi nturabeho. Hallelujah. Hey! Tube evra. Pento le bila. Wini kotre fezave. Ezana karabini fai. Tubiri siriado. Etolabili siya. Komersa. Pate la siya. Nkorera ku muntu mwegeranye mubwira ngo iwacu harahari. Ask the people next to you and tell him that we have our Mbwirira abantu home. ngo iwacu ni mu ijuru. Tell 7 people that to heaven is our home. Our home is in Abera heaven. tuzataha. Only we shall go to our home. Abera tuzataha. Hey, Abera tuzataha. hey, hey, hey. Abera tuzataha. Pesa demo. Sabura hallelujah. 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 Hey! Abera tuzataha. Abantu bafite ibyiringiro byo gutaha nimuzamure haleluya 12. The people who has faith are going to heaven. Shout 12 hallelujah.
ndabaza I'm asking abantu bafite ibyiringiro the people who has faith ko ubwami nibuza butazabasiga, that when the kingdom shall come won't leave you, bakaba bafite imitekerereze y'ibwami. and you have the kingdom thoughts. Muzamuri haleluya zirindwi zisobanuye Shout kuzura. 7 hallelujah of fulfillment. Ngumugabo Danieli baramwanze maze bajya inama n'abasenga Imana bamuha intare ziratinya rwose zirashonje tabarwa havamo babiri bose babireba uzashima Imana. shyiramo umuziki gusa, gerageza umere nk'umuntu ukata umuziki. Muziki kwamba mali mama. Hey! Basha basha. La 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 la. Hey! Abashi. Abantu bafite ibyiringiro ko muzataha izi haleluya ko zibaye nkeya. There's people who believes that they will go to their home. There's not enough hallelujah. Ibintu umuntu ufite ibyiringiro byo gutaha, Things for the person who has faith. dore that ibintu he shall birindwi go back agiye to his gukora. home. Look at the 7 things that you're going Icya to do. mbere, Number 1. arasabwa kubabarira umuntu wese bafitanye ikibazo. You are requested to forgive each and everyone you have a Reba umuntu problem with. mwegeranye mubwira ngo umuntu uwo ari we wese ufite ikibazo mubabarire, we bakikugira ariko utakibafiteho. Gira vuba. Tell the people next to you that forgive everyone you have a problem with. Don't mind, forgive them. Niba kikugira ari we wagiteje bababarire. If they got a problem from you and you are the cause, please Ugende forgive ugikemure. them and go there, sort it out. Icya kabiri, Second, arasabwa kuyoborwa n'umwuka wera. you are requested to be led by the Holy Spirit. Mukore ku rutugu mumbarize ngo hari inyoni igiguruka idafite amababa. Touch on his shoulder and ask him, is there any bird which can fly without wings? Mumbaze ngo nutagira amababa y'umwuka wera ntabwo uzaguruka. Tell him that if you don't have the spiritual wings, you won't fly. Mumbwiye ngo uzagurukisha umubiri. Ask him, will you fly by flesh? Uzagurukisha iki? What will make you fly? Mumbwire ngo iki ni igihe cyo gushaka amababa rero. Tell him that this is the time to seek for wings.
nimuvuge ngo amen. Say amen. Mumbwire ngo nta modoka iguruka, indege niyo iguruka. Tell him that no car flies but a plane flies. Mumbwire ngo kuyoborwa n'umubiri bizagiraho bikugeza ariko araho bitazakuzamura. Tell him that to be led by this spirit, this flesh will take you somewhere, but there is another place that you want to reach. Imodoka ikugeza ku kibuga ariko ntabwo ikwambutsa inyanja. The car takes you to the airplane, but it doesn't make you cross the sea. Nzayambuka ndi mu mwuka, hakurya yayo nzahoberana n'abera. Haleluya. Ya nyanja nzayambuka ndi mu mwuka, hakurya yayo nzahoberana n'abera. Oyo ngumva gusenga mana, umva gusenga mana. oyo ngumva gusenga mana we. Hallelujah. Icyagatatu, Number 3. uwo muntu agomba kwera imbuto zikwiriye abihana. You need to be out positive fruits like the one who has repented. Mumbarize ngo uri murera imbuto cyangwa uri murera indibu. Ask him, are you giving out a result like a saved person? Icyakane, Number 4. agomba kwizera ko ijuru rihari. You need to trust that heaven is there. Icyagatanu, Number 5. arasabwa guhindura umwami we mu mutima we, akaba ari we hindura umushyitsi kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. You are requested to change your king to be the one whom you can be shaken for in your heart. Icyagatandatu, Number 6. nagasabwa kuzigera ararana icyaha cye ubuzima bwe bwose, ajya arara yihannye, ajya arara nta kibazo afitanye n'umuntu n'isi. You are not allowed to sleep with any sin. Try your best so that you can sleep without repenting about anything. Icyakarindwi, Number 7. nugora afite ibyiringiro ko azahindurwa. You are required to always have faith that you will be transformed. Mbariza umuntu mwicaranye ngo ufite ibyiringiro ko uzahindurwa cyangwa ufite ibyiringiro ko uzapfa ukanyuzwa mu rupfu. Ask the people next to you that, do you have faith that you shall be transformed or that you will go through death? Uzahindurwa cyangwa uzabanza guca mu rupfu? Will you pass through death or you will be transformed? Abumva bashaka guca mu rupfu muzamura ibiganza. The people want to pass in death. Lift up. Abumva bashaka guhindurwa, The people want to be transformed. murasabwa kubahiriza izo kondisiyo n'izindi nababwiye. You are requested to respect those conditions and what I have not told you. Mukoro mubwire ngo n'ubu ushobora kunkoraho ugasanga nagiye. Search him and tell him that even right now you can find me already. Icyamunani, Number 8. arasabwa gukunda amateraniro ubuzima bwe bwose. You are requested to love gathering all your life. Abaheburayo 10:25 Hebrews chapter 10 verse 25. baravuga ngo nimukirengagize guterana kwera, It says, never ignore the holy gatherings. ngo kandi uko uwo munsi urushaho kubegera, And as the day come closer to you, muba ariko murushaho kubikora kenshi. be the same, you do it more. Mbariza umuntu mwicaranye ngo uwo munsi ni uwuhe? Ni uwo kugura indege? Ask the people next to you, what's that day? Ni uwo kugura imodoka? Is it a day of buying a plane or a car? Mubwire ngo ni umunsi wo guhindurwa. Tell him that it's a day of being transformed. Imana izavuga, The trumpet shall sound, abasinziranye ibyiringiro bakanguke. and those who slept with faith, they will resurrect. Harimo ba Dawidi, There are Davids, harimo ba Mose, Moses, abantu bose muzi bapfuye, all the people you know who passed away. n'aba bandi mwiganye bapfanye ibyo byiringiro. Like those who went to the same school and passed away with that faith. Bazahita basanganira umwami ku bicu. That we made the King Jesus to the cloud. Natwe abazaba bakiriho And us who will be alive. dufite ibyo byiringiro, With that faith, tugendana ijuru, walking with heaven in our heart. tugendana amateraniro mu mitima yacu, Walking with gatherings in our heart. dukizwa ahagaragara n'ahatagaragara, While we are righteous in a hidden and sin place. dukiranukira aho pasiteri ari n'ahatari, Being righteous where our pastors are and where they're not. dukirizwa aho abagabo bareba n'aho abagore batareba, Being saved where the husband and wives can see when where they can't see. ijuru rikagutangira ubuhamya uri konabure w'amafaranga, And the heaven whitney while you are an accountant. ijuru rikagutangira ubuhamya ngo uri umwizerwa mu cyacumi, And the heaven witnessed that you are trust person in tithe. ijuru rikagutangira ubuhamya ngo uri umwizerwa urazinduka mu rusengero pasiteri atanahari ari mu mahanga, The heaven witnessed that you come early to service even though your pastor can be abroad. ijuru rikagutangira ubuhamya ngo wize guhigura umuhigo nta n'uwakwibukije,
And the heaven gives out witness that you are the one to fulfill your vows you've made. ibyo byiringiro ukabigumana, And you stay with that faith. ukagendana urupfu rwa Kristo mu mutima wawe. You walk with the death of Christ in your heart. aho kugira ngo ugende wibuka uwakugiriye nabi n'uwakwiciye, aho ugende wibuka urupfu rwa Kristo rwo mu mutima. Instead of always recognizing the one who did wrong to you, but you go with the death of Jesus in your heart. ugafata icyiza Kristo yakoreye ku musaraba i Golgotha, ukaba ari icyo ubika mu mutima wawe, icyo bagukoreye kibi ukakibagirwa. And you consider what good Jesus has done to Golgotha mountain, and you forget about the bad thing that has been done for your life. uwo muntu imanda nivuga, Such person, when the trumpet shall sound, azahita ahindurwa. you will be transformed. uzakora ku nda wari utwite, You will touch to your womb while you were pregnant, kuko akana ari akaziranenge, because the baby is a holy one. usange kazamutse. You will find already has gone. wibaze ngo inda yanjye abarozi bayikuyemo. And you think, are the witch doctors who touched in me? ikintu kizabikubwira cya mbere, uzahita wumva ubwoba bwo mu mutima, What will tell you is that you will feel so worried in your heart, kuko umwuka wera azaba yagiye. because the Holy Spirit will be already gone. Bibiri iravuga ngo umwuka twahawe si uw'ubwoba. The Bible says that the Spirit we were not given is not for worrying. ikizakubwira ko umwuka wera yavuye mu isi ni uko uzatangira kumva ubwoba. What will tell you that the Holy Spirit is no longer in this world is that you will feel so worried. n'impamvu abanyabyaha n'abasinzi n'abasambanyi bahora bakubwira ngo no fear, ngo nta bwoba mwana. impamvu babivuga ni uko baturanye n'umukiranutsi. The reason why the fornicator, the drunkards, those sinner people, they always tell you that don't fear, is because they know that they live with a righteous person who has the Holy Spirit. Bibiri iravuga ngo The Bible says that nimbona umukiranutsi umwe mu isi ndayirokora mu gihugu. if I see one righteous person in the country, I will rescue you. mumbwire ngo uritara ahantu utuye ntukajya ubyirengagiza, burya bafite amahoro kuko watuye uri umukiranutsi. Tell him that you are the light where you live. Never ignore it, because they have peace because you are there. n'utuduhora isi ifite ni ukubera ko tugihari. Because of this peace the world has, it's by our presence. umunsi twavuye inahangaha bazamenya icyo twari tubamariye. The time we will be out of this world, that we know our importance. Bibiri iravuga, Paulo yaranditse aravuga ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abakene ariko dutungishije bese, tugaragara nk'abatazwi ariko turi ibirangirire. Paul said that we are seen like poor, but we are rich. We are seen like we're not alive, and we are making many people live. We are seen like we're not known, but we are famous. impamvu uru rumuri mu mwijima aho utuye. The reason you are the light, you are the lamp where you live. mumbwire ngo burya wari ubizi ko uru rumuri. Ask him, did you know that you are the light? mumbwire ngo bazamenya agaciro kawe n'icyubahiro cyawe ari uko wamaze guhindurwa watashye. Tell him that they will know your value, your importance, the time you will be transformed already going to heaven. munyakire muvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Hey! Hey! si ubwami mwamamagariye It's kwigisha. in the kingdom you called me for. si ubwami. yego sere akira ngo ye nituro. uranzamura mu mavuta. haleluya. Hallelujah. pilote azaba atwaye indege A pilot will be driving n'aba afite kwera kw'Imana. if he will be holified. azahindurwa. He will be transformed. mu bantu mugenda mu kirere babizi indege nta mwenge igigira. The people you go in the planes, you know that there is no even hole. ariko Imana izacamo umuryango pilote ahita acamo. But God will make a way, and this person will go through. bizahita birangira. It will be over. ya benzi yawe uherutse kugurira mu Budage, The car that you bought from Belgium, n'ubu ufite kwera kw'Imana, if you have the holiness of God in your heart, uzayitobora uhita uhindurwa. you will get out of it while you be transformed. waba uyitwayemo umugabo wawe atejejwe, Even though you can be driving your husband while he's not holified, azashaka pilote cyangwa piloti wari umutwaye he amubure. will seek for the driver, but he can find him. kubera iki? Why? yicaye kuri vora afite n'amateraniro kuri vora. He's driving while he has gatherings in his heart. impamvu Yosefu atasambanye kwa Potifari, The reason why Joseph didn't fall in a sin of fornication, yari ari mu materaniro. he had the inner gathering.
Mukoreho mubwire ngo n'aka kanya ndakwifuriza aya materaniro urimo nugera mu rugo urushaho kugira menshi kurusha ufite aka kanya. Tell him that I wish for you to keep on have your inner gathering even though you can live from this place. Ndabifuriza kugira amateraniro mu mashuka. Ndabifuriza kugira amateraniro muri salo. I wish for you to have gatherings in your heart there, in saloon, in your room. Ndabifuriza kugira amateraniro mu byumba byanyu no mu nzira mugenda. In your rooms, in your ways. Murimo murya mujya muviri no mu materaniro. While you are eating, eat feeling you gathered in your heart. Ibirori n'amanniversary nibikajya bibatesha amateraniro. Never allow parties and birthdays to take you out of your gatherings. Mujye muhora muri mu materaniro. Be always gathered. Daimoni nababona muri mu materaniro azabahunga. If the demons see you always gathering in your hearts, will be away from you. Satani ahora atinya ahantu hari umuriro. The devil fears the place with fire. Igihe cyose nuhora mu materaniro. Always if you have gatherings in your heart, Daimoni azaguhunga. the devil will be far from you. Nkorera ku bantu batatu ngo uyu munsi ndakwifuriza gucana umuriro utazima. There's 3 people that I wish for you to have always a furnace fire in your heart. Umuriro w'Imana ntukazime ku gicaniro. Don't miss the fire of God in the altar. Umuriro w'Imana ntukazime ku gicaniro. Never miss the fire of God on the altar. Umuriro w'Imana ntukazime ku gicaniro. Never miss the fire of God on the altar. Samura haleluya. Shout hallelujah. Impamvu babasore bagutinyuka bakaza kugukorakora nuko umuriro wazimye ku gicaniro. The reason why the boys comes and touch you is because you no more have fire in you. Impamvu abarozi baguhangara bakaza kugutuka nuko umuriro w'Imana wazimye ku gicaniro. The reason why the witch doctors come and insult you is because you no longer have fire in you. Iwacu twajyaga ducana umuriro. At our home we used to furnace fire. Hakaba hari imbwa n'amapusi n'amahene. And the dogs, goats and cats are there. Byaza byasanga umuriro urimo waka. If it comes and find a furnace fire there, Bikagenda bikajya kure. it's go far from it. Umuriro wazima. When the fire stops, Hasigayemo ifu gusa. while there is dusting, Twabyuka mu gitondo when we awake in the morning, tugasanga hari igicaniro. we find where we financed. Kuko habuze umuntu wenyegeza umuriro. Because nobody didn't come to keep on making fire on. Tugasanga hamwe hari umuriro hamaze guhinduka isenga y'amapusi, isenga y'imbwa n'isenga We y'amahene. found it has become a place of those animals, dog, whatever things like that. Ugasanga byose byateraniye muri ryafu hamwe hakaga umuriro. And we find it has gathered in that place where we had fire. Mukore mu kiganza umumbarize ngo ahantu hari igicaniro cy'Imana kiracyahari cyangwa umujinya warahinjiye, ubusambanyi bwarahinjiye, ubujura bwarahinjiye, kwirarira kwarahinjiye, bya bindi byose byarahinjiye. Ask him where there was fire of God, it's still on, or there's something that has entered which is against. Iyo umuriro wasimye, when the fire is off, ibintu byose biragutinyuka. everything comes to you easily. Iyo umuriro wazimye, When the fire is off, nicyo cyagiye usanga uri mucira imanza abakozi b'Imana n'abantu. this is when you find yourself you've made to be a judge. Ipusi isobanura umujinya. A cat means anger. Imbwa isobanura ubusambanyi. A dog means fornication. Ihene isobanura ubuhehesi. As well, goat is like a lasting. Umuntu wakisha umuriro w'Imana A muri. person who finessed the fire of God in his Umuriro heart. w'Umwuka wera uri muri we. The spiritual fire in you. Niyo umwibeshyeho, Even though you can be confused about this person, usanga ameze nka cya gikoma you find it's like this porridge, kimwe gitwikirijwe n'urukoko. which is covered like, which has become a little more cold. Hari igihe ukibeshyaho There is a time you get confused about it. ukajya gukozamo urutoki You go to take in your hand, ugira ngo cyahoze, thinking that it's cold. bakakubona wambaye ikanzu bakagira ngo Yesu ntawe urimo. They see you in a dress, they think Jesus is not in. Bakakubona wasokoje kupe bakagira ngo imbere nta Yesu urimo. They see you in a certain hairstyle, they think Jesus is not in. Mugahurira mu masaramwe bakakwibeshyaho bakagira ngo uri mugenzi wabo. You meet in common salon, they think that you are the same. Bakwibeshya
If they are confused about you, bagashaka gukorakora nka kurya bakorakora babandi, they feel like they need to touch like the way they do to others. bajya gukoraho When they have to touch, bakagira ngo ni cya gikoma umuntu yibeshyaho, they become like this porridge, bazi ko bakibonyeho urukoko bakagira ngo nta muriro ubitsemo imbere. which they get confused that it has become cold while it's still hot. yakwibeshya agasanga harimo umuriro, If he confused himself about it, he found muri iyo fire. kanzu harimo umuriro, In that dress there is fire. muri iryo kote harimo umuriro, In that God there is fire. muri izo fresheri harimo umuriro, muri uko gusa neza harimo umuriro, Fire. muri ubwo bwiza harimo umuriro, In that goodness there is muri fire. uko kwambara harimo umuriro, In that smartness there is muri fire. iyo bizinesi harimo umuriro. In your business there is fire. yabona imodoka yawe If he sees your car, akagira ngo ni nka za zindi basambaniramo, he think like those cars which they fornicating. kumbi iyo modoka yicayemo umuriro. Why there is fire in it? Hey! Haleluya! Hallelujah! Hey! Hey! waba uri online, Even though you can be online, waba uri muri iri teraniro, even though you can be here live, mbwirira abantu barindwi ngo umuriro w'Imana ntukajya uzima ku gicaniro. tell 7 people that never miss the fire of God in the altar. Oh yes! subiramo ngo umuriro Say fire! niwinjira mu mutwe wanjye, May it come in my hair. niwinjira mu maso yanjye, May it come in my eyes. niwinjira mu mutima wanjye, May it come in my heart. niwinjira mu biganza May byanjye, it come in my hands. ibidafite umumaro byose, For whatever useless. umuriro w'Imana And the fire of God. nubitwike. Burn it. Apostle warisa nkarisoza ko nzagaruka vuba. Apostle, let me conclude. I will come back. Reka dukomere Imana yacu amashyi kubw'umushumba wacu Pastor Anita Let's applaud to God for our shepherd, Pastor Nita. winjiye muri iri hema. She came in our tent. Umuriro uraka cyangwa warazimye. Is the fire on or off? Dore ibimenyetso biranga umuntu umuriro wazimye. Look at the signs that shows the person whom his fire is off. Icyambere, Number 1. ibitamutinyukaga biramutinyuka. What used to fear to attack you, it really comes to you that easy. Ibitamwuriraga biramwurira. What was not able to claim you, it comes to you. Atangira gutinyuka ibyo yatinyaga. You start doing what you was not able to do. Atangira gufata kirazira agatangira kuyigira iyera. You start to holify what's prohibited. Ibyo ni ibimenyetso biranga umuriro w'Imana wazimye ku gicaniro. Those are the signs of the person who his fire is off. Izo mbwa n'izo pusi zabaga iwacu Those dogs and goats and cats at our home, zatinyaga umuriro, it used to fear ariko umuriro fire. wamara kuzima But after it got off, zigasigara mu ivu rishyushye. it stays in this hot dust. Ivu rishyushye naryo ryamara kuvamo And if it's off, zigasigara n'ivu rikonje. it stays with a cold dust. Ivu rikonje naryo ryamara kugeraho barimenyera After it got familiar, bakarivamo. it come out of it. Dufite abantu umuriro wazimye. We have the people whom their fire is off. Umuriro umaze kuzima After getting off, basigara n'ivu rishyushye. they stay with hot Ivu dust. rishyushye rirangiye After it gets not hot, basigara n'ivu rikonje. they stayed with cold one. Ivu rikonje rivuyemo After the cold dust, nta n'intambara za Satani bakigira nibo ubwabo basigaye they no more birwanya. face any challenge with the devil. They're fighting for themselves. Kuko igiti kitera imbuto nta mabuye kijya kibona.
Because the tree with no fruit, it can't be stoned for what? Nothing they can get it. ubu satani ntanakikwirukankaho kuko ntacyo arwana nawe aragufite. Today the devil is not running after you because he has already you in his hand. Abo rero Such people then, ntago bafite ijwi ryo kumva imanda, ntibafite amatwi yo kumva ya manda twavuze. they don't have ears to hear from this trumpet sound. Iyi manda ni iy'abakiranutsi. This is for the holy righteous people. Imanda ikimara kuvuga, By after the trumpet sound, itorero the church, abasinziriye muri we, those who slept in him. niko Abatesalonike yavuze, This is how in Thessalonians says, bazahita bazuka basanganira they will umwami ku bicu. resurrect and go to meet the king in Ngo the natwe cloud. bazaba bakiriho. And that's who were to be alive, Dufite ibyo byiringiro, having the same faith. twarakomeje kwenyegeza, Always we still making our fire on, twarakomeje gucana, while we kept on making our fire on, while we didn't be distracted, tukiyoborwa n'umwuka, while we are still led by the Spirit of the Lord. ngo tuzahita duhindurwa, We will be transformed. dusanganira umwami ku bicu. We go to meet the king in the cloud. Ako kanya isi izahita ifatwa n'umwijima w'umubabaro, Immediately the world will be attacked by darkness of sorrow, kuko umwuka wera azaba azamutse. because the Holy Spirit will be out of it. Dore ikintu kizahita kiba ako kanya, Look at the thing which will happen immediately. uzakora mu kiryamo, You will touch in your bed. ukore ku mugabo wawe n'aba acanye wowe udacanye. You try to find your husband if he's on and you are off. Niyo mpamvu muri ya masezerano babasezeranya babashumba, This is why in the promises that you make while you're making vows here, muvuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara you itorero. say we shall be separated by death, or if Christ comes back to take his church. Nuko nta muntu ugira ibyiringiro by'undi, umuntu agira ibyiringiro ku giti It's cye. because no one believes on behalf of another one but for yourself. Icyambere cyiza nagira ibyiringiro byo gutaha nawe ukabigira. What can be good for me is that you can have your faith of going and I too the same. Nyakira uvuge ngo amen. Say amen. Ngo azahita bagira ibyiringiro. That they will have faith. Nukora mu kiryamo cy'umugabo ukamubura, If you touch in your bedroom, you can't find your husband. umuturanyi wagakora mu cy'umugore akamubura, And your neighbor touch in his side and miss someone. uzajya kureba usanga imiryango yose irakinze. You will go and look, find all the doors are closed. Umugore wajya gusohoka adafite imodoka, atari gusohoka adatwaye imodoka, nugenda usange muri parikingi zose zirahari. The wife who could not go out with no car, if you go out and see, you find all the cars are there. Ujye mu cyumba cy'umukozi wakurushije gukiranuka usange yagiye. You go in the room of the maid who has been righteous to you, you find she has already gone. Ukore kuri ka kabebe mu byaye vuba usange katashye kandi umugore ahari kandi umwana ni nyina. You try to find your baby whom you gave birth anew, and you find she has already gone, and you still there, mother and father. Bizaba bitangiye kumenyekana ko itorero ryatashye. It will start to be known that the church has already gone. Uzahita ufata phone, You will take your phone. uhamagare wa mupasiteri umwe wari uzi usenga cyane, You call the pastor whom you're sure that he prays that much. usanga arasakuza ariko nta gicaniro agira muri You we. find he used to shout, making noise while he doesn't have an altar in his heart. Usanga arimo arakorera muri experience ariko Imana yaragiye. You find he's walking in experience while God is out of his heart. Usanga yarahetse ingobyi umwana yaravuyemo kera. You find he was carrying a baby, but the baby goes and it remains with. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo kora ku mugongo w'ibyiringiro wumve niba umwana akirimo cyangwa yaragiye. Touch the people next to you and tell him, try to check whether you still have the baby in the back or is already gone. Uracyafite ibyiringiro byo kujya mu ijuru cyangwa usigaranye ingobyi yonyine? Do you still have faith of going to heaven or you don't? Ako kanya Immediately, uzafata phone uhamagare. you will take your cell phone and make a call. Ati pastor, That pastor, ko umugore wanjye mubuze. I can't find my wife. Ati jya iwanjye yagiye n'abana He nababuze. tells you, leave that. Mine has already gone and my children. Telefone ndiziguhamagara ari 7. If the phone calls you like 7, Uzahita ubura ikintu ukora. you will miss what to do. Uzahita uvuga ngo wa munsi bahanuye. You will start saying that the day which has been Itorero prophesied, ryatashye. the church has already gone. Nkorera ku bantu batatu bambwirire ngo cana umuriro utazasigara. Touch 7 people and tell them, please make your fire on so that you won't remain. Mumbwire ngo n'aka kanya wataha. Tell him that even right now you can go. Ngiye naramwinginze ngo azasange ku Gatuti ndimo mbwiriza. I asked God so that he can meet me on the pulpit preaching. Dore bizahita biba rero. Look at what will happen. Abantu bazahita baterana. People will gather.
ubwo ntabwo ndavuga tugeze mu ijuru ibintu bizaba. I'm not yet talk about what will happen while we shall be to heaven. Batangire guhumurizanya. They start to comfort each other. Bavuge ngo nacyabaye. They say nothing happened. Nacyabaye. Nothing happened. Ngo ubuzima buzongera gukomeza nk'uko bwari That busanzwe. life will stay like the way it was. Let's continue. Niko korali Jehova Ire yaririmbye. This is how Jehovah Ire choir sang. Begerane babwire ngo nimuhumure nacyabaye They nimuhumurize. gather together, they comfort each other that nothing wrong happened. Ibyo Don't bintu worry. bizamara imyaka 3 n'igice. That will take 3 years and a half. Aba ubukungu buzahita bumanuka. Richness will go down. Ya myaka 3 n'igice tuzaba turi mu ijuru. Those 3 years and a half we shall be there at our home. Tukigera mu ijuru dore ibintu 7 bya mbere bizabanza kuba. Reaching to heaven, look at 7 things which will happen. Icya mbere hazabaho kuramukanya. Number first, we shall have hugs. Uzajya uhoberana na Tracy, Pastor Anita hoberana na Tracy ngo mbese nawe wahageze ngo Imana ishimwe ko taguye munsi. Pastor Anita and Tracy, they'll be hugging and say, oh, did you come? Umwami Yesu azakebuka turebe nanjye nyebuke ndebe bagenzi banjye sababaza mbese namwe mwahageze Imana ishimwe ko mutaguye munsi. Umwami Yesu azakebuka turebe nanjye nyebuke ndebe bagenzi banjye sababaza mbese namwe mwahageze Imana ishimwe ko mutaguye munsi. Hallelujah! Hallelujah! Mbwirira abantu 3 ngo felicitation ko taguye mu nzira we. Tell 3 people that congratulations that you didn't fall in way. Oh tayo. Subinisa. Salalibo. Doni besta. Elande kora. Tasotaka. Endorovo dilifo. Mesofenia. Isela mena seyabo. Icyakabiri. Number 2. Ngo Yesu azahita duhobera. Jesus will hug us Kuko dufitiye urukumbu. because he really misses. Mumbwire ngaragukumbuye. Tell him that he misses. Mumbwire ngo urukumbuzi Yesu agufitiye. Tell him, do you know how much Jesus misses you? Mumbwire ngo n'abamarayika baragukumbuye. Tell him that even the angels miss you. Icyagatatu. Number 3. Azahita tujyana ku meza. He will take us on the table Atubakira ibibyibushye. and he give us meat. Amaze imyaka 2022. It's been 2022 years. Ntabwo ararya ntabwo aranywa. He yet eat, he yet drink. Yari ifunguro rya nyuma arisangira n'abigishwa be. He got his last meal with his disciples. Arababwira ngo sinzongera kurya ku giti cy'umuzabibu. And he told them that I shan't eat any fruit anymore. Nari nicarana n'umugeni nakoye. Before I eat with my bride. Ubu tuvuga nari mu masengero. Iyo ni imyaka 3 n'igice ya mbere. Those are 3 years. Tuzaba turi muri fete iteye ubwoba. We will be in an amazing party. Nimuvuge ngo amen. Say amen. Oh pelas. Hazaba indi myaka 3 n'igice. We will have other 3 years and a half. Yohana yeretswe ibyumweru 7 bisobanura imyaka 7. While John got a revelation, he got a revelation of 7 weeks, which means 7 years. Icyo gihe urusengero ruzaba rurimo rwubakwa. That time the temple will be built. Kuko ntabwo itorero iriya myaka 7 ntabwo izarangira urusengero utarangiza kubakwa. Because those years can be finished while the temple is not yet fulfilled. Kandi ibimenyetso bigaragaza ko Kristo agiye kugaruka. And the sign that really shows that Christ is in his way. 2019 narindi hano biti Betifage hafi n'umusozi wa Elayono. In 2019 I was in a place called Betfag nearby Olive Mountain. Narindi kumwe n'abayuda. I was with Jews. Barimo batubwira ngo mbere ya Yesu Kristo yari umuyuda ukijijwe witwa Yoni. They was telling us that there was a Jew called Johnny who was saved before Christ Icyo Jesus. gihe batambaga inka y'umutuku ngo none nubu inka y'umutuku yarongeye iravuka muri Israel. That at that time they used to give out a sacrifice of a red cow, and even today it has restarted. Icyo gitambo baracyiteguye. They are ready for this sacrifice. Nyakira ngo amen. Say amen. Dore ibyabaye.
Look at what happened. Muri iyo myaka 3 n'igice, Within those 3 years and a half, hazaba indi yo gupimisha imirimo. it will be the time to balance the works. Iyi mirimo izacishwa mu itanura. It will be they shall balance it through fire. Imirimo y'ipfagusa izashya. Those useless works will be burned. Ariko imirimo twakoreye mu rukundo, But what we have done in love izavamo inyenyeri. will give out stars. Bibiliya avuga ngo izacishwa mu muriro. The Bible says that it will go through fire. Uyu muriro ni amaso ya Yesu. And this fire will be the sight of Jesus. Ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere, Revelation chapter 1, umurongo w'9. verse 9. Jewe Yohana mwene so, I, John, musange ibyago brother, n'amakuba whom you share the sorrow and hardship, bibonerwa muri Kristo which Yesu. is founded in Christ Ku Jesus. munsi w'umwami Imana nari ndi mu mwuka, On the day of the Lord I was in the spirit. ngo nuko mbona uwambaye umushumi w'izahabu mu gituza cye, ngo amaso ye yasaga nk'ibirimi by'umuriro. Anita ngwino umufashe, ngwino umufashe, yafashwe. Nuko bigendanye nawe nufashwa turabona ugize. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Ngo amaso ye yasaga nk'ibirimi by'umuriro. And his eyes were like flames of fire. Ibyo birimi by'umuriro And the flames of fire, nibyo tuzabona. they are the same things we shall see. Iyi mirimo All these works, tuzabona the works that we shall see, izagicishwa mu maso ya they Yesu. shall be enlightened in the eyes of Jesus. Ninyura mu maso ya Yesu, And when they pass on the eyes Yesu of azajya Jesus, areba imirimo gusa, Jesus will be looking at the works, imirimo y'ipfa gusa and the works which are useless, izajya ihira mu maso ye. they shall be burnt in his side. Amaso ya Yesu ni ibirimi by'umuriro. The eyes of Jesus are flames of fire. Iyo ni iforoma, When he comes, niwo tuzanyura. when we come, we shall pass before. Komera Imana amashyi mu izina rya Give Yesu. a round of applause to Jesus. Imyaka 3 n'igice irangiye, After 3.5 years, dore ikintu kizaba. listen to what will happen. Antikristo azahita ahaguruka, Antichrist will start operating, ahita atera i Yerusalemu. and he will attack Jerusalem. Azagenda ababwire ngo And he will speak and say unto them, ndashaka ko mundamya, I want you to worship me. ni njyewe Masiya. I am Messiah. Akibabwira ngo ni Mesiya, As he says he's the Messiah, bazamubwira ngo niba ari wowe Mesiya, he will say, if you were the Messiah, kora igitangaza tukwemere. perform a miracle and we shall follow. Igitangaza azakora, And the miracle that he will perform, bazamubwira ngo hagarika intambara ziduhagurukiye z'Abapalestiniye ndetse n'isi yose. he will say that stop every wars that we have, that the Palestinians are against. Azaba afite ububasha bwose He will be having all the authority bwo guhagarika intambara. to stop every war. Azahita ategeka intambara ihitihagarara. And he will speak to the war and the wars will stop. Intambara ikimara guhagarara, When the wars stop, bazahita bamubwira ngo noneho they will say to him, kora igitangaza kindi, perform another miracle, dufite isezerano for we have a promise rivuga ko Mesiya naza that says when Messiah comes, azadutambira igitambo kimwe gihoraho. he will give one sacrifice that will be for forever. Icyo gitambo gihoraho That one sacrifice cyamaze gutambwa, was already given, kuko umwenda ukingirije ahera agera cyane because the cloth that was covering at the Holy of the Holies, watabutsemo kabiri, it was torn apart, kugira ngo buri wese yigerereyo. so that everyone will come to the throne of glory. Igitambo cyamaze gutambwa. The sacrifice was already given. Igitabo cy'Abaheburayo The book of Hebrews, haravuga ngo Kristo yatambwe rimwe gusa, the Bible says that Christ was sacrificed once, ariko Abayuda but the Jews, baracyahumye amaso, they are still blinded. ntibaramenya ko Yesu They yaje. have not agreed that Jesus has already come. Uwo mwanya That time, azahita ababwira ngo icyo nacyo ndagishoboye. he will say, I am able to do this as well. Azafata igitambo He will call and take the sacrifice. ajya muri rwa rusengero ruzaba rumaze kubakwa, He will go into the other temple, ajya kubatambira igitambo kinyuranyije n'imyizerere yabo. and he will go and sacrifice something that is contrary to their belief. Ako kanya bazahita bakorwa ku maso, And immediately their eyes will be enlightened, bavuge ngo uratubeshye, and they will say, you have lied to iki si cyo us. gitambo twari This is dutegereje. not what we have been waiting for. Dore ikintu kizahita kiba ako kanya. Listen to what will happen. Ako kanya intambara ya gatatu y'isi The third world war will happen. izahita itangira. It will happen immediately. Zekariya 14, Zechariah chapter 14. amahanga yose
all the nations, azakoranywa ngo atere i they Yerusalemu. will come together in Jerusalem. So you want to cut everything plus the Niyo branches. ushaka gukura ishami ku giti, When you want to take away a branch off a tree, bisaba ngo ukomeretse igiti. it wants you need to cut on the tree. Mumbwire ngo wowe na Yesu muri umwe. You and Jesus are one. Uwashaka kugutandukanya na Yesu, ubwo yabanza akamukomeretsa. Whoever wants to separate you from Jesus will have to cut you away from him. Protokole rero irindi bwami, The protocol that is in the kingdom, abamarayika barinda Imana nawe nibo the bakurinda. angels that protect God protect you. Ibanga wararimenye ni ukwakira Yesu. The only mystery and secret is to receive Jesus. Ikintu kitujyana mu ijuru cyambere no kwizera Yesu. The one thing that takes us to heaven is believing in Jesus. Igisamba ku musaraba cyaramwizeye. Oh, and the one who was on the cross, the thief who was on the cross with Jesus, Kiravuga ngo rata mwami nugera mu bwami bwawe uranyibuka. he said, please remember me when you reach your kingdom. Yesu ahita agicisha muri urgence. And immediately Jesus took him in emergency. Aravuga ati nta mpamvu zo kujya ku karago, You don't need to go to pray. nta mpamvu zo kujya guca mu mazi. You don't need to be baptized. Akibatirisha amazi yo mu rubavu rwe. And immediately he was baptized by the water that Akibatirisha comes from amazi y'ijambo. He was baptized by the word. Arakibwira ngo mu kanya gato turaba turi kumwe muri And he paradise. said in just few minutes we'll be together in the paradise. Iyo umurwayi ageze kwa muganga arembye, When someone is sick and patient at the hospital, akagera saa munani hari abahageze mu gitondo batarembye, when they reach there at 2 p.m. or when some other patients came earlier than her, wakaza muri ambulance, and when someone comes on an ambulance, bahita bamucisha muri urgence. immediately they take you to pass through emergency. Ariko wa wundi But the other one who came at 2, waje atarembye, who came at 2 p.m., bamwicaza ku karongo. they make you sit and you queue on the line. Impamvu kiriya gisambo Yesu akigirira vuba kitabanje kugira ngo Pastor Tom akibatize, The reason why this one happened before they were baptized, nuko cyari kirembye. it is because he was in a critical condition. Haguruka dusenge. Stand up, we pray. Haguruka. Stand up and let's pray. Ijambo rya mbere, The first thing, urahagaze, nega amatwi. listen to me. Iki gisambo Let me ask you, this thief, ko kitaciye aho ko kitabanje guca ku karongo, he did not pass through all the process and cyagiye mu ijuru cyangwa ntabwo cyagiye? did he go to heaven or not? Cyagiyeyo ariko hari ibyo cyahombye. He went there, but he missed some things. Dore amakamba cyahombye. Listen to the crowns that he didn't get. Ntabwo cyambaye ikamba ntabwo kizambara ikamba ry'imirimo. He did not have any crown of the works. Kubera ko impamvu kitazambara ikamba ry'imirimo, The reason why he was not going to put on, izina ryacyo ryanditswe uwo munsi, nyuma y'uko izina ryanditswe nta wundi murimo kigeze gikora. he only gave his life and that was it, and in his recording it's only his name, nothing else. Imirimo cyakoraga yari iyo kwiba. The only works that he did was stealing, and that was forgiven. Mbariza umuntu mwicaranye ngo nyuma y'uko wakiriye Yesu izina ryawe rikandikwa umaze gukora ibikorwa bingana iki? Now turn to your neighbor and ask them, after receiving Jesus Christ, which other works do you have recorded in that book? Akubwiye ngo iki? Jesus. Ubiherekeresha iki? Murakoze. Iki gisambo, This thief, ntabwo kizambara ikamba ry'abahinduriye benshi kuba bakiranuka. he will not put on a crown of those who turn many to righteousness. Igitabo cya Daniel 12. Daniel chapter 12. Ngo nuko mbona abantu bahinduriye benshi kuba bakiranutse kuri uwo munsi baka nk'inyenyeri. And I saw those who turn many into righteousness shining like stars. Mbariza umuntu mwicaranye ngo uri umwami. Turn to your neighbor and ask them, are you a king? Mumbarize ngo maze guhindura abanga ubazana kuri Yesu. How many have you turned to Jesus? Tuganire gatoya. Let us discuss. Apostle wagira ngo ni umunsi wa mbere. Nafashwe n'ibintu bikomeye. Byanyubeye. Sinzi ukuntu byaje. Ubundi umunsi wa nyuma nkunda kwita manura. Ariko umwuka ubiragaragara ko nyiraha. Waje nejo ahubwo. Ubutware butanu bw'amamisi ndabo babwira. Kandi simbuvuga uyu munsi. Ntabwo nakubwira ubutware butanu bw'abami utari wamanza kumenya ko uri umwami. I cannot tell you the authority of kings before you know that you're a king. Uri umwami? Are you a king? Wabyumvise noneho?
Have you understood this? Ni bande bantu bigeze baba mu kabyiniro hano? How many people have ever gone into a club? Put your hands up. Aho uviriye mu kabyiniro ni bangaho ukuyeyo? How many people have you brought out of there after coming out? Ni bande bantu babaye mu kabari hano banywa batasa 8? How many have been on the bar up to 2 a.m.? Aho uviriyeyo uvanyeyo bangahe? After coming out there, how many have you brought out? Umuntu wa mbere uzambara ikamba riruta ndi yose. The person who will put on a crown. No umuntu wahinduriye beshe kuba bakirana. It is one who has turned many to righteousness. Aposigiye cyagiye reka nkorere muri ubu buryo. Fata ryataka wazanye. Now let me do this way. If you have a place where you want to buy, fata ya mazi. And you have your water, you have fata ya your mafuta. Anointing oil, you have whatever Ikindi you have. nabatumye niki? Iki? Imeta. If you have a ring and you want to get married, agatambara. if you have, mubizamure byose. if you raise up everything that you have, that you are believing for. Apostle ubutware nzabavuga. Kuko dosage sont silence. Zamura ibiganza byawe. Raise up your hands. Zamura ya mazi. Raise up your water. Zamura ryataka. Raise up, if you have your piece of cloth, raise it up. Zamura ka gatambara. Raise up whatever you have. Mukumbuye ijuru murarishaka. You want Jesus and you want heaven. Kazamure hejuru. Put it up as you Subiramo amagambo ngo mwami Yesu Kristo. say, Lord Jesus, aka gatambara. whatever I'm holding, speak it out. Ndakihanaguza amarira yose isi yandishije. I wipe all the tears that the world has brought to me. Sinzongera kurira ukundi. I will never lie. I will never cry. Uko Rahabu yakaziritse mu nzu iwe. As the way Rahab put it on the doors akazirika ku idirishya. and he put it on the windows. Nanjye niko ngiye kukazirika ku kibazo icyo ari cyo cyose nari mfite mu rugo rwanjye. So I put it on every kind of a problem that I have. Ngakaruka gushima kirangiye. I will come back to give thanks when it's done. Ongera uzamure hejuru. Say, put it higher. Subiramo ngo mwami Yesu Kristo. Say, Lord Jesus, uko nzamuye aya mazi. as I raise this water and Indwara yose every sickness yari iri mu buzima bwanjye. that is in my life, Nonaha right now, nisohoke. get out. Fata ryataka. If you have your place where you want to buy, and you have a soil Igitabo that cya you kabiri can read, cy'abami ibice 5 umurongo wa 17. the Bible says in the second book of Kings, Nama namaze gukira ibibembe. after Naaman had already been healed, Abwira Elisha ngo imifuka ibiri y'igitaka. and he spoke to Elisha and said, give me 2 bags of sand. Nguko abandi bazajya basenga izindi mana nge nzajya pfukama ndi muri Siriya Imana imbonere ku butaka bwa And Isiraheli. he said, I will be kneeling down on this sand and God will be seeing me as if I'm in Israel. Iri taka ahantu hose warikuye. Wherever you got it from, Ugenda uripfukama uvuge ngo Mana ndagushimiye ko mvuye mu nzu yawe buriya butaka ubuma. now you go and say, I thank you, Lord, because you have given me this land. Ubu butaka ndawugwesheje mu izina rya Yesu. I cleanse it in the name of Jesus. Ijambo rya 4. The fourth thing, Fata ya mavuta. take your anointing oil. Yesaya 10:27. Isaiah 10:27. Uwo munsi ubutwaro baguhekesha kuva ku bitugu. And by the anointing, every yoke is broken in Jesus' name. Uzakurwa no kuburetwa. Every yoke is broken, Uburetwa buzamarwa no gusigwa. and the yokes will be taken off by the anointing. Dore ibintu birindwa amavuta atazana ndabivuga mu munota umwe. I'm saying of 7 things that the anointing does. Icyambere, The first thing, amavuta arangiza intambara. it finishes all the battles. Igitabo cya mbere cya Samweli 1 Samuel igice cya 9. chapter 9. Uwiteka abwira Samweli ati, And the Lord spoke to Samuel, ejo nzakohereza umwe mu muryango wo mu Babenjamin. I will send you one of the sons of Benjamin, Uzamusiga amavuta and you shall anoint him, niwe uzarangiza intambara z'Abafilisitiya. and he will finish the wars of Philistine. Intambara wari ufite mu rugo I rwawe. pray that the wars that you have in Intambara wari ufite mu kazi kawe. the wars that you have in your place of work, Ukimara kwisiga n'amavuta nizirangire. as you're anointing yourself, may it be over. Ijambo rya 3. The third, Ijambo rya 2 amavuta kwa. the second word the anointing does, Amavuta dukuraho uburetwa. it takes away every yoke. Yesaya 10:27. Isaiah 10:27. Uburetwa no gukoreshwa ibintu utahisemo.
being under bondage of things that you never chose. ijambo rya gatatu, The third word. aya mavuta tubohora ku cyitwa indwara cyose. This sickness delivers us from sickness. This anointing delivers us from sickness. Yakobo 5:14. James 5:14. Mbese urarwaye? Are you sick? Muhamagara abakuru b'itorero bamusengere bagusiza amavuta mu izina Let ry'Umwami. the elders of the church lay hands on you and put anointing oil. Icyakane, The fourth thing, aya mavuta this anointing atuma abakomeye bagukorera. will make the great people serve you. Dawidi amaze gusigwa amavuta, After David was anointed, Yonatani yatangiye kumukorera. Jonathan started serving him. Ugiye gukorerwa n'abakomeye. I pray that the great will serve you. Icyakatanu, The fifth thing, aya mavuta this anointing atuma abakomeye baguhamagara. will make the great call you. Dawidi amaze gusigwa, After David was anointed, Sawuli yaramuhamagaye ngo naze gucuranga. Saul called him to come and play and worship. Yakirivuga ngo amen. Say amen. Zamura ibiganza byawe. Raise up your hands. Subiramo amagambo ngo Mwami Yesu, Say, Lord Jesus, ndagushimiye. I thank you. Hari abantu bamaze iminsi barota amazu. N'abayarose ariko. I'm speaking of people who have been dreaming about houses. Nibaze bakore muri iki kiganza, ndihuta ndashoje, baze bakira no mazu. Those who have been dreaming Imana about irayiguhaye. houses. May the Imana Lord give irayiguhaye. you N'umuntu that warose house. inzu, Only dreaming. Imana irayiguhaye. God will give We you. wanarose etaje n'Imana iguhaye. You Niko dreamt bigenze. of. Imana irayiguhaye. God Imana bless you. irayiguhaye. God Imana is giving irayiguhaye. it to you. Imana irayiguhaye. Imana God gives irayiguhaye. it to you. Imana irayiguhaye. May the Lord Imana give it to irayiguhaye. you. Imana Give it to irayiguhaye. you. Imana irayiguhaye. Give it to you. Imana irayiguhaye. Imana Give it to irayiguhaye. you. Imana irayiguhaye. Give Hari it to umuntu you. warase green card yari yakinnye, naza yakira, Imana imuhaye amahirwe ya kabiri. God is giving you a second chance. Green Gira vuba card. dore ngiyo. Ni amahirwe ya kabiri yakira. Imana irayiguhaye. Akira. 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 Akira, 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 akira. Hari undi muntu umwe wasabye visa yikeneye barayimwima, naze muhesha ino visa. There is one person you ask for the visa when you Nuko ndimo need it. mbibwirwa. Akira, Imana irayiguhaye. Akira. Reka dukomere Imana amashyi, akira. Let's give a Bizongera round of kuba. applause to Jesus. Komera Imana amashyi. God bless Komera Imana you. amashyi. God bless you. Komera Imana amashyi. Give a round of Nimuvuge ngo applause to amen. Jesus. Amen. Imana ibaho umugisha. Akira ma. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. God Reka bless you. twongere dukomere Imana yacu amashyi. Let's give a round of applause to Jesus. Mishuriwe ko ngomba gusengera indwara umunsi wa nyuma wo gusoza. I want to pray for sickness on the last day. Mu mana Imana yamaye, Among the gifts God has given me, ngira impano yo gusengera indwara. I pray for the sick. Ariko nkabikora Imana But yabinyemereye. I do it when God has told me to do that. Simbikora by'akamenyero. I don't just do it Kuko Imana yagiye inyirisha indwara zikomeye. because God has used me when He wants to heal many people. Maze kuvuga ijuru deremanitse amaboko yanyu, nabonye Imana inkoresha sida zirakira. I have seen God using me and HIV was healed. Manitse amaboko imbere yanyu. I have put my hand up. Mbonye kanseri zikira. I have seen cancer being healed. Mbonye paralize zikira. I have seen paralysis being healed. Umunsi wa nyuma wo gusoza, On the last day of ending, ndasengera indwara zikira. I pray for the sickness to be healed. Sinyira mu kiganza cy'umuntu muri kumumubwire ngo Imana iragusinyiye mu izina rya Yesu. God is signing for you in the name of Mumbwire ngo Jesus. ubugingo buhoraho yarabusinye. He already signed for you life in Igisigaye abundance. iguha imbaraga ziburinda. He has given you the power to protect Vuga ngo ndi us. umwami. Say, I am a king. Subiramo ngo ndi umwami. I am a king. Ongera ngo ndi umwami. I am a king. Ntacyo uzakunkuraho. Nothing will take you away from me. Ntacyo uzabunyaga. Nothing will take this away Ndi from me. umutsinzi. I am a victor. Nzarushaho no gutsinda. I'm victorious and a Ibihe conqueror. byose All the days. mu minsi yanjye yose yo kubaho, All the days of my life. nzakomeza kuba igikomangoma. I shall continue to be Kora a ku prince. burwayi wari urwaye. Touch to a place where you're sick. Nohereje imbaraga zikiza mu I izina rya send the Yesu. power of healing. Kora ku mutwe wawe. Touch your head. Nohereje ibitekerezo bizima. New thoughts in your mind. Zamura haleluya zirindwi zo gushima Imana. Say hallelujah. 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 Dukomere Imana yacu amashyi. Dukomere umukozi w'Imana Pastor Prophet. God bless you so much.
you.